ushaka kwiga cyangwa gukorera hanze y'igihugu mbazaniye inkuru nziza. Iyo nkuru nziza nta yindi ni Sony Education, aho tugufasha gushaka ishuri mu bihugu birenga 30 kandi ku isi hose. Si ibyo gusa kuko tugufasha no gushaka scholarship, tukagufasha gushaka visa, tukagufasha gushaka amahoteli, gukatisha itike y'indege ndetse n'ibindi byinshi kandi bitandukanye. Hanyuma gushaka akazi nabyo nako kanya ni nk'umurabyo, ugahaguruka mu Rwanda akazi wakabonye. Ntibigutera ubwoba ugira ngo ni amafaranga menshi kuko ni nk'ubuntu, wishyura gake gake uko ugenda ubona ibyangombwa. Dukorera mu mujyi muri etage iri inyuma ya Simba Supermarket izwi nka Nyarugenge Town Building Center muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro akarusho kacu visa ni nk'ako kanya. Igitekerezo cy'amatawe n'uwo wakizanye mwana. Ako byari bikoze uretse ibiyozo batufata ibyo ko byakoze. Byari bikoze biteze. Umuntu aradufasha aratwirukanye ngo byari bikoze. Ese ntabwo waryohewe. Ahora ugakumbuye. Aho nibyo nari ngakumbuye. Reka twari kukonywera hanze. Ntari yarega hari hanze y'ishuri. None urambwira ngo turajya kubwira tonto ngo nazanga yatwica. Uwo waje numubwira ngo iki? None kumubwira nta kibazo ushaka kumubwira ati wenda uyu munsi twagize umunsi wo gusura. Ariko se ubuyaza ukabwira ibi by'amatabi n'ibintu by'ibyuma n'ibi byagorana. Akonyakison nungutse igitekerezo naje. Yego. Wazanyira amafaranga tukikodeshereza inzu. Ngiye nawe tukabana. Ndabize ibitekerezo byose uzajya uzana iby'amafaranga ujye ubikuramo. Nuko gishyiramo amafaranga ukora amafaranga yabare nk'adahari. N'ahantu uzayabona uzigire nkaho utayabona. Ara ntagahari rwose. Ntabwo ufite amafaranga 500. Ntayo mfite. Urayabonye? Wayabonye nanjye nzagikoresha. Ahora ni iki ko gahinda. Uretse. Shitwagera bivuze ngo azazanye. None se iyi nzu kucimamagaye ugiye kuhagura, ugiye kubaka ka etage cyangwa hari indi gahunda hafitiye? Habaye mu rugo hashyashya. Nanjye numiwe. Mu rugo hashyashya? Ahantu hameze gutya? Ariko ni wese, niba ari wese, niba ari dushe. Jewe babanzana isize ishwagara. Jewe yanzanyanga navango ngira ngo ni munano tujye kuzatworera amatungo ni mu kiraro. Numva ramwe nginjira. Ninjiye numva yegetseho. Mubwiye ngo reka dusohoke ngo ahitambira ngo no mu rugo. Ndavuga ati sungu nano umamagaye kuri telefone kuza kunyereka muri aka karuri kawe. None se abavandimwe bubu nabo. None se buretse gato. Ahantu nikuje kuba cyangwa ugiye kuhashyira kandi ka business uzaza wacururiza kose ahantu nta nimbe zirimo buriya. Kandi ubunje nahamagara wa mujama mwana. Namuhamagara mani nkamubwira ni miliyoni isigaye y'impereza. None wende nta kintu kimwe wazumbaza akayiguha. Ukeka twese tudakwiye gusinya. Twese dukwiye gusinya. Ntago umwe yahita yimuhereza. Ahubwo tukivuga n'ibyo ngibyo ko atari marayidu. Ari mu biki? Umuntu reba struggle zose umuntu ari gucamo. Ese kwezi kore kubashira. Ntabwo kurashira ariko hari ukuntu umuntu yamubwiye ati wenda buri cyumweru niba ari miliyoni ujya 25 kwese kuzarangira gusubira. Iki kigo n'umuntu nta mapera keza, nta myembe, ntaki. Kezi intagaraso. Nawe usigaye wiga ukaba nk'abana. Unose ugura shaka by'amapera n'intagaraso ryo mwana. Umwana akore ku muhanda mwana. Umuntu afite inzara. Street boy. Kina kintu wazumbwira ngo amapera ngo intagaraso ryo. Mbaza ibintu byo gupusha. Mbaza mani ibintu by'amalo. Mbaza ibintu by'ibiceri, mbaza ibintu mani byo kuvuga ngo none ngo umunsi nta nabana duheruka. Nabo kabisa. Ahubwo duheruka inzara. Semboza. Biratashye bigiye kuba ibikoma n'amata. Shisha make. Oya neze ari make rwose, make rwose. Araje nyine yo ntari binari. Hanyuma se mwebwe bite ko mukiri hano? Tutari hano se nabo twe turi kwigama. Teacher. Twitekerejeho. Ese ni teacher ni master? Uzatuguhamagara iki? Kambaze. Wenda wimbaza byinshi cyane. Nta n'ibyo ufite byo kumbaza aka kanya. Sinabirukanye mu kigo. Nababwiye ngo simbakeneye muri iki kigo muracyakora iki aka amasaha. Ese ubu Minerva twishyuraga usubumva utawihombye.
twatekereje tuza gusanga ibintu byo kunywa inzoga n'amatabi nyine n'ibintu by'amafege ku ishuri. Ni uburenganzira bwacu ariko ntibikwiye hano. Ubyo uvuze nibyo kuba munywa yego muri bakuru simbyanze ariko murabizanye mutanye no kubinywera mu banyeshuri. Ubwo burere nabandi gutanga mu kigo koko. Ariko twe twibese hariya Ejo kanyanga uyu munsi kanyanga amatabi imbere y'abanyeshuri. N'ubwo burere nabandi gutanga mu banyeshuri. Kambabwiza ukuri mumfashe musoke muri kigo ngiye sinyeneye kuvugana namwe. Icyo nyene ni umubyeyi wanyu. Nimba mwumva ko mugishaka kwiga muri kigo ntacyo twakuvuga nta nicyo navugana namwe. Nese Munzaniye ababyeyi abari mvugana nabo. Twavuganye twebwe tutazanye iby'ababyeyi. Urumva byumva utebye. twatekereje turavuga tuti ntago tuzongera kunywa ibintu by'amafege aguze gakoco adore ibirayi. uvuye kugura gakoco ubu nona Ubu imibu ya hano uzazuyikira. ubu nayo ndi gutegura bya bintu niba ari biogas niba ibiki byane bipuriza mu Hanyuma se ariko none mana yanjye iki gitoki se sha igitoki nyine nicyo kurikira nawo bana nuze seri rya mbere naritonoye naririye ritotetse ariko mana yanjye nagorwa bwa mbere kuva navuga kuva mama yamvana mu nda nibwo bwa mbere nsuzuguye bene kakagene none se hanyuma se musore hano se no ufite igitoki ye urakirisha uragiteka he gazi rihe hari imbaburira inyuma yawe ariko none nagorwa asigaye nicara n'imbabura mu nzu nawe uratevya nabone nabyakira ko nayo abantu uretse gato uretse zikora cyane nanjye mwibyemeye sabo ndakenye we imbabura none se ngaho mbwira ibi bintu wabitekereje ute wapfuye ari umura reka kurira bibaho mu buzima nyine ariko ushiki wanjye bakamuruga nk'ibibembe uretse gato okay mbo urabizi ko ngewe isezerano ngenda ryubahiriza simbizi akira akana nayo nakwemereye naho wabona imaye ukayisubiza umura nje ibintu naga ari ibyo ngenda bifite ibintu ahubwo akira nyene isanamitima akira kuko ubundi nakennye cyangwa urabona atari dorira cyaka muho utagira ngo ngewe ndi tuno duhungu dutambuka hano kubusabusa akira umura niyo utagira ngo ubanze yumve ko ari yo nayimaye bararabanyishanga Uringi kanyanga mwari muri basore basore ntangana gutwa twaje mu bintu by'imikino cyangwa twaje gukina comedy sibyo iki kizibiti iki nicyo ngomba kwereka umubyeyi wanyu ngo tuvugishe ukuri ejo nabasanze muri kunywa kanyanga ariko ni motivation kugira umuntu afate vuba. Murakoze cyane yego hanyuma yo muzinywe mufata vuba kuva mwatangira kwiga muri kigo nikiye kibazo nari nababaza mu gisubize ku murongo nimba ari byo bituma mufata vuba ntacyo ikibazo ni cyawe we urayizi ariko mba ni hanyuma se birabafasha gufata cyangwa bibafasha gusibama imitwe yanyu oya urumva twebwe tuba tugira ngo tubanze kwanza twitere motivation noneho ibyo gufata bizaza nyuma ako teacher nabari abana nibo batubera ibibazo bari abana nta kintu badufasha kuba turi kumwe nta kintu na kimwe badufasha hanyuma abana ukuri kumwe n'umuntu abana nibo bakomeje kubafasha hanyuma ni nk'ubwo bufasha mwumva abana babafasha umwarimu atabafasha nkanjye bakajya batubikira amabanga bakajya badusobanurira ibintu nk'ibyo wowe wavuze ikintu abana bagufasha ntago we bigutera ipfunwe iyo ubona kwigisha abantu mu ngana yego ugasanga uri kubasebya imbere yabo reba nk'ukuntu budufuka ziranzana yego nyine ziturusha ibintu byo mu ishuri ako tuzirusha ibintu byo hanze ese master nibabona Jeanette tanye umubyeyi hano bazakika gayibaze umuntu ungana nkatwe n'umubyeyi wacangana nkatwe yaze n'izina tukamuzana hanga wa mubyeyi we rwose turambanya amafuti turabizi ibyo muri kumbwira byose numve ko hari ikintu kizima muri bumbwire mu kamabwiza ukuri reka nkikubwire iki ngo mumfashe musohoke hano basi narahamagara ubuyobozi cyangwa ari bo babasora mu kigo dusohoke reka kandi aho ngera mu rwego ruhamagara ubuyobozi nago muzongera nago muzigera mukandagira muri kigo mbabwije ukuri pe reka ngiye nkwisabira akantu ndakwinginze wa mubyeyi uri umuntu mukuru ngenda nakubaha uri umuntu w'imfura umuntu leta iba yaravuze ngo genda wigisha abana ubuze ubwenge
twebwe twarahiye tuvuga yuko tutazongera kunywa biriya bintu ariko icyo tutagusezeranya ni iki tuzaje tubinywera hanze ntago twabireka burundu kubera ko urumva twakuze turabahasa byose ndabyemeye pe ntago muzongera kunywera inzoga mu kigo ntago muzongera kunywera akanyanga mu kigo nako mutazongera gukandagira muri iki kigo mutazanye umubyeyi ibyo mvuze mbihagazeho n'amaguru yanjye mumfashe musohoke iki kigo ikizabagarura muri iki kigo nuko muzamuzanya ababyeyi kwanza sinyene no kumvikana namwe na numwanya ndi gutakaza hano magararanye namwe sinzi icyo ndi gukora muranyumva wagize imwe za kibyeyi nubwo tutazi ko ufite umwana cyangwa ufite umugore wagize imwe za kibyeyi koko korera imana wange satani wallahi man arya wambwiye ko witwa nde witwa Patino witwa Patino wowe kitwa nitwa Nyakso ariko kuko mvugirize nibyo ubwo bivuze ngo wowe witwa Nyakso ngo nitwa Nyakso yego je nitwa Patino yego Nyakso yego Patino wowe kitwa nde ese turakwibwira gusa utatwibwiye ako nibyo umuco bibamo urumva waba ari nitwa Mujomba kamba bwiza ukuri yego mbare kabiri musohoka ikigo cyangwa mfate telefone mpamagara abayobozi hano oya nta kibazo ikigomba kubagarura muri iki kigo mbisubiremo twumvikana ari uko muzanye umubyeyi cyangwa umuntu ukora iki ubarera imico yanyu imaze kungera hano nimwe madebe mu ishuri urumva nta bwenge mufite mujye mubyemera muri ihene n'inka bawohereje mu kigo kuza ariko tuvugishije ukuri uriya babohereje nko gukora ubuyede si mwafashe uwo muntu ubarera basi sina nicyo mfite cyo kuvugana namwe mbese iratabe niwe warizanye iyo utazana inzoga ngana ngo babanyirukanye utuma nyiruka coco ingo uzatubera umubyeyi tonta zanga tutadusezera niwe ariko tonto twamuzana tukumvikana n'amakosa umuntu Nyakso nkamubwira zana 500 yawe tujye gushaka ubuzima mwana cyangwa nge nihamagara wa muji man mubwire 500 nayo ufunga umwuka tonto tumuzana ige coco gusa ya fego wayitoye se oya humura wowe nugira ikibazo wumve ko ari yawe kandi uyifite koko umwana mfuye mpagaze pe umugore kamwibwirira ubu tuje nta kibazo petit frère we utuje genda gake ushyira umutima hamwe sibyo urabizi ko ibintu bigenda biza gake nakwemereye telefone mwemerera ku akazu suriya akazu ya buri uje tukabana uko mfite inzu ifite hafi ibyumba 10 hari n'ibyo nazi ko birimo ubwo uje nkaguha kimwe niyo wajya uryama muri kimwe saa 6 ikintu ukakiraramo nimugoroba ugacunga nka saa 9 zigeze ukimushyira mu kindi nabyo ntacyo bitwaye bose reka mubwize ukuri sinagusuzugura ikintu cyambere cyo ugomba kumenya uwingeza kuri mushiki wawe ibindi byose bizikora sinakubwiye mu rwego rwo kujya inama abarya ibimbo utakira telefone yawe mushiki wanjye ngiye byange bikunde mushiki wanjye ngiye kumukugezayo ndamugushyikiriza oya wowe ubugumanye telefone yawe kugira ngo tutanabivuga nabi ngiye kumukugezaho inzira y'amajyambere ndi kuyibona imbere yanjye okay aka ni impano na akamano gato cyane humura gato cyane ubwo umamagaye naye ndi mu kazi ariko mana ubwo wenda ubona bizarangira tuje kugushyingura pe umva warukoze kunkura mu kazi ariko nyine akira kandi ibintu mubwiye ubishyire ku mutima ubishyire mu bwonko ubitekereze neza wumve ko nawe uzaza ugenda muri za modoka za Lamborghini za Ferrari hahandi nawe uzaza utambuka abana bakavuga ati umusore yarayakoreye kandi wihangane unsengere sibyo ariko unsengere humura ibintu nibishakishwa humura wowe uzahita umukira sibyo mwire bayobozi mwiriwe neza yego makuru y'iminsi turaho muzima busanzwe nta kibazo yego hanyuma se niwe mubyeyi w'aba basore bana kari umubyeyi wacu bitabye Imana uyu n'utureba ni anko wanjye ni byiza nyine ariko bana abana bamushiki wanjye kugira ngo byumvikane neza okay urumva ariko n'igihe ubarera baba mu rugo umubyeyi wabo nyine yarapfuye urumva n'igihe uri mu nshingano zabo nyine master igihe cyo kurya se cyegereje ko
bari bakubwiye ikibazo se dufitanye nabo? gusa bari bambwiye nyine ko bakeneye ko nza nkagera ku kigo sinzi ngo mwadutumyeho. Yego. Ajya numva ko bimeze nyine nk'umubyeyi ufasha kurera aba bahungu. Abasore rero bagira amafuti menshi cyane. Nge nanabirukanye burundu. Babwira ko kuba bagaruka muri kigo uko baza bitwaje umubyeyi. Bafite amafuti menshi cyane pe. Kuki? Urumva? Kunywera amatabi hano muri kigo ndabizi kutabizi. Ibishyashya imbere yanjye. Inzoga murayizi se? Ngiyi ni ikizibiti nasigaje nkubwire nk'umubyeyi dore ngicyo. Inzoga aba bahungu banyweragamo hano. Igitekerezo cyari icyo ariko. Ngiye nkubwije ukuri mubyeyi nimba ari wowe barera. Hano dufite abana bato cyane. Abana bato. Nimba biga mu wa mbere nawe urabyumva bigana n'abana b'imyaka 8, imyaka 10, wenda n'uwatinzemo imyaka 12 ariko ni bake cyane bafite mu 12. Rero gufata abapapa bangana gutyo ukabashira muri bari abana bakazana imico yo kunywa amatabi bimeze gute rwose nanjye nk'umubyeyi mbona nabure nabandi gutanga hejuru abo bana. Niyo mpamvu rero nabirukanye ndababwira ngo bagende burundu wenda ibindi bigo bazajyamo. Ko ba sport ibyo ngibyo ariko ngiye nk'umubyeyi rwose sinatanga uburere ku bana babandi baza kwiga muri kigo bari kumwe n'abana ba. Ibyo rwose sinabisupportinga n'umunsi wa rimwe. Ngayifata umuntu none se wenda tonto n'abaciye mu ijambo bavuze ngo ni ikizibiti hari ifoto afite turi kukinywa ibi bintu ruskununa nabiti. Twumvikane. Iyi nzoka kwa kubajije ngo inzoga ngo murayizi hari uhakanye. Muri mwese hari uhakanye. None se ni uyinywa ubu ngubu? Oya. Nuvuga ngo rero ibyo yavuze murabyemera. Ako urana ko yadufasha tutarayimara. Ariko mwe mwenjije mu kigo. Ese undi muyinywera ko n'umurwi wanjye ntajya mbona muyinywa mukaza kuyinyweramo hano. Tonto urumva nyine nta makuba nibiza nk'ibindi. Ntabwo ujya mva ministeri y'ibiza siri gukemura ibibazo by'abaturage. None iyo tabi munywa naryo murarihakana. Oya ni bwari bwo bwa mbere. Bwa mbere twasaga nk'abari kuryiga turireka. Mubyeyi rero ndakwinginze urumva ko nanjye ibi bintu birangwiririye. Ntabwo nari mbizi ko abana bameze bageze kuri uru rwego. Giye kintu nkwisabira. Urano kuntu bangana nyene batariga bakiri muri primaire. Urumvikana ko ari ikibazo gikomeye. Nk'umubyeyi dufatanyije kurera. Jewe mfasha, sibyo? Ubampera imbabazi, abana basubire mu ishuri bige, noneho nizera ko ubu ngubu ngiye kubakurikirana ari mu rugo ari no ku kigo. Uya ni ariko se basika ngubaze. Kwiga ko wenda bakize simbyanze. Ariko se byo basi bakubwira ko biga. Kwiga turiga. Arambwira ngo baragerageza mbona basoma gusa wenda ibihekane bya bindi biba bikomeye wenda ntago babizi neza. Ariko hari nk'interuro basoma kumva rwose baragerageza. Ibyo yavuze murabyumva namwe. Yo muje ku ishuri ibyo tubigisha mubona bijya mu mitwe koko. Wenda katubyemere yego wenda baragerageza pe. Ariko nk'umubyeyi ngiye nkubwije ukuri nk'umubyeyi mugenzi wawe uracyafite akazi gakomeye cyane. Biranagaragara. Wenda nuko umuntu yabivuga wenda mukavuga ngo ni imvugo mbi. Nta nuwakwifuriza umwana wundi wenda ikibi. Ariko ntari wenda simvuye ngo baba bafundi cyangwa baba bayede. Akaboko katera umwiko mbabari mbwisuko. Ariko hoya uri kumva uburyo baba bari gusubiza umuntu wese shakira ikindi kigo. Oya umuntu wese nyine kamera igizamuka ariko ntago master munyihanganira rwose sibyo munyihanganira. Umubyeyi bashakira ikindi kigo ndi kigo bazajya wenda bo bazabyumva bazanabumva bonda bo bazabashiramo ko ngiye ndi kumva hano uburere bwabo nanjye rwose ntago twafatana ngiye ntago nakumvikana n'abantu b'imbesiri. Yangane rwose natwe tugiye kwisubiraho pe twe tubikwibwiriye se natwe no kuri tugiye kwisubiraho sibyo. Yego ikintu byari mubyeyi ni kimwe. Yego wintererana akazi uvuge ngo directeur cyangwa uriya mwarimu ibintu byose arabishobora. We nk'umubyeyi mfasha twese dufatanye turera aba bana rwose turebe ko hari icyo bazamura. Ariko namwe banyeshuri mbasabye ikintu kimwe ni izina ry'Imana. Ni izina ry'Imana master reka ngubwize ukuri tugiye guhinduka tonto tugiye guhinduka n'ikimenyimenyi zani inzoga ndahita nyijugunya
ndahita nyijugunye rwose ni izina ry'Imana ndahita nyijugunye inzoga tugiye guhinduka tube n'umwanzuro nyine bafashe ni mwiza nanjye nicyo nifuza nimba inzoga mukene muhitemo ndahita nyijugunya cyangwa ndahita nyijugunya buretse ndahita nyijugunya classe yacu yegire pube ndahita nyijugunya oya ndabanza nyimene muri toilette icupa mite ndijugunya ese waretse muzi karijana nyine kamara uyijugunya cyawe umuntu wakoze amakosa reka yikosore murakoze master yego ibyo nkore rwose sinzi sawa urakoze cyane ariko gusa nawe komeza ushiremo agatege rwose nemukomeze kudutererana gutyo nta kibazo urakoze cyane sawa sante sana ngo ni umva ubwo mukurikirana amasomo kandi mubanguke muze hano muze hano umuntu kuba baretse gutya nimugire ni umubyeyi wanyongiriye mu fatizura krete mbabone mugiye muri toilette mukube ziriya toilette zose ibyo mbabwiye mu byumve nkuko mbibabwiye gutyo mwinzanaho amagambo menshi mukube ziriya toilette z'abarimu zose nsange zisa neza cyane ababyeyi baragwira iki cy'imfundiko cyo kigira amafuti mu guceceka kwacyo nibikuru ababyeyi baragora hari kimana akusi yuko uri gushaka gukora bite byaza ushaka kunywa icyuma wenyine mwana ese ntiwarumbwiye ngo tuyijugunye bamuze ngo tuyijugunye bakirano boye n'ukuri kw'Imana kongi nayifite kongi nayifite umva rero ugiye gukoropa byanyabyo